Mwiriwe mwijuru, mwiriwe. Dore umunyenga, dore umunyenga. Urashize noneho. Bibi, muve mu nzira. Mana we muko bigenze mubyutsa mpa amafaranga yanjye uri kwirwaza utampa amafaranga yanjye kubera iki abashinyaguzi koko ntimugera konje uri kuza kwaka amafaranga w'umuntu yapfuye gupfa kwa mise birandeba ese mukoni ibiti byabaye abyihoreye ko agahinda katica ese uriya muntu ko ari kureba nk'uwapfuye kuri hano gupfa nzamenya yapfuye pe ngo yahemyera byaba byarangiye yapfuye se utamuha amafaranga yanjye Bande ndakuba. umuntu yapfuye utamuha amafaranga yewe uriya muntu yagwengeye genda ubwira abisi bose ko bamaze kudamarara ariko ubwami bwanjye buje kandi buje gutwara abakunze n'abankoreye. Mana reka mbanze nitemberere hano mu ijuru ndebe ukuntu inguni zose zimeze ariko cyangwa reka nyaruka ariko ninyurire i Kigali. Ubungubu mbanje kwigira za Kigali banze mbatembere. Banze ujyana ubwo butumwa. Kigali mwiriwe ndabashuje ntawe ugendara kuri make ntawe ugenda tugende. Yewe mukire bari kwiga ngo nabwengeye napfuye ariko ndi muzima. Ubutumwa twaguhaye kubanje kubunyuza muri Kigali buragera ku baturage ryabo. Marayi reka mbanze nigira i Kigali ndamanze nirebere n'ubwa mbere mpageze ihangane. Waba wibuka ibyabaye kuri Nowa ahunga Imana? Ntabyo nibuka da, byibukira iki? Bivuze ngo ntujye usoma ijambo ryanjye. Reka mbikwereke rero. Ntabwo ari gusa. Marayi reka ngende. Yemwe abatuye mu mujyi wa Kigali nako mu cyaro mwese mwumva iby'Imana ibabwira mukomeje gushinyika amenyo ngo mwagwije imitungo mwibagirwa kaho mwisi ari icumbi mwagarukiye ahora amafira aracitse. Yesu we